Nuhura n'umuntu umaze igihe kirekire atajya mu rusengero cyangwa ngo asenge ku giti cye, akaba yarigeze gusengera muri rimwe mu idini ry'Abakristo, ukamubaza ibijyanye n'imyizerere ye, inshuro nyinshi azakubwira yuko ari umukristo. Nubaza n'abantu basanzwe bazi uwo muntu, bazaguhamiriza neza ko ari umukristo, bakubwira ati ndetse ajya no gusenga mu itorero rya gikristo. Hari uwo uzageraho akakubwira ibitandukanye cyane n'ibyaba, akakubwira yuko ubukristo budapimirwa ku kuba umuntu ajya gusenga mu idini cyangwa itorero rya gikristo. Buri wese afite uko abyumva ndetse afite n'icyo yavuga ku busobanuro bwo kuba umukristo. Ariko se ukuri nyako ko kuba umukristo ni ukuhe? Iyo dusubiye inyuma mu mateka, umukristo tubonaho ko ari ijambo ry'impine risobanuye ngo umuntu wa Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Gutorwa na Kristo ngo witwe uwa Kristo bisaba kumwemera byonyine. Ibitandukanye cyane n'ibyo ni uko kugira ngo ukomeze witwe uwa Kristo, byo bidasaba kumwemera gusa, ahubwo bigendera ku mushyikirano ugirana nawe buri munsi. Mbese ni gute umuntu wacumuye ashobora gushyikirana na Kristo ari we Mana ishobora byose? Gusenga ndetse no kwiga ijambo ry'Imana wicishije bugufi nibwo buryo bwonyine umwana w'umuntu wacumuye ashobora kuvuganiramo n'Imana. Reka cyane cyane twibande ku isengesho. Mbese muri rusange ubundi isengesho ni iki? Ni ubuhe buryo bwiza bwo gusenga kugira ngo amasengesho yacu yumvwe n'Uwiteka? Mbese n'igihe ki cyangwa n'ahantu ki dukwiriye gusengera kugira ngo amasengesho yacu agere ku Uwiteka? Ibi ni ibibazo abantu benshi bibaza. Ariko se ukuri kw'ibijyanye nabyo ni ukuhe? Nk'uko dukoresha telefone dutumanaho n'abantu batatwegereye, ni nako Abakristo bakoresha isengesho batumanaho n'Imana. Isengesho ni uburyo bwiza bwo kuganira n'Imana nk'uganira n'inshuti. Tuyikingurira imitima yacu maze tukayereka byose nta na kimwe tuyikinze. Isengesho ntirituma dukomeza gushyikirana n'Imana gusa, ahubwo rinabwira umwanzi Satani uwo twiyeguriye uwo ari we. Igihe dupfukamye mu gitondo dusenga, ni nko gutangariza ku mugaragaro imbaraga z'umwijima ko duhisemo Imana uyu munsi. Si ibyo gusa, kuko iyo dupfukamye dusenga, ni ikimenyetso kigaragaza yuko twizera Imana kandi tukizera ububasha bwayo, yuko ifite ububasha mu isi yose. Ntibigarukira aho gusa, ahubwo Imana inohereza abamarayika bayo bakaba mu ruhande rwacu igihe dusenga, maze tugakomera kandi tugatwikirwa ngo umwanzi ukorera mu mwijima atatugeraho. Isengesho ni urufunguzo rwo kuba umukristo nyawe. Isengesho riha ikiremwamuntu amahirwe akomeye, ariyo kuvugana n'Imana aho ariho hose n'igihe icyo ari cyo cyose. Umunyezaburi warabihamya akavuga ngo, nkundira Uwiteka kuko yumvishe ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye. Kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Zaburi y'116 umurongo wa 1 n'uwa 2. Iyo turebye muri Bibiliya, tubona akamaro k'isengesho. Tubona abantu benshi bagiye basenga, maze Imana ikabumvira. Urwandiko rwa mbere rwandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17 haragira hati, mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Naho mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 hakagira hati, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabye, mubyingingiye, mushima. Muri Danieli igice cya 6 umurongo wa 11 haduhamiriza neza yuko Danieli yari asanzwe amenyereye gusenga 3 ku munsi. Nanone iyo turebye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 41 haravuga hati, atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Si ibyo gusa, kuko Yesu yari yaramenyereye no gusenga mu gitondo buri uko abyutse. Muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 35 haravuga hati, nuko mu museke arabyuka,
arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Nanone kandi Yesu yari yaramenyereye guterana ku isabato. Iyo turebye muri Luka igice cya 4:16 haravuga hati, ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Mbese wowe ujya ubona umwanya wo kuvugana n'Imana yawe mu buryo bwo gusenga butandukanye? Nanone ndagira ngo nkwibutse yuko kuba umukristo bigendana n'umushyikirano ugirana na Kristo. Mbese wowe umushyikirano ugirana na Kristo ungana gute? Nk'uko tubibonye, isengesho ni ingenzi, kandi buri muntu wese wifuza kuba umukristo nyakuri atari umukristo w'icyitiriro akwiriye gusenga. Ariko se umuntu akwiye gusenga gute? Mbese ni iyihe nyifato nziza twagira igihe turimo turasenga? Nk'uko twatangiye tubibona, twabonye yuko isengesho cyangwa gusenga ari ukuvugana n'Imana nk'inshuti yacu kandi tuyisanzuyeho. Niba ufite inshuti, ibi birakorohera kubyumva. Mbese iyo ugiye kuganira nayo ubigenza gute? Mbese ni ibiki wirinda cyangwa witwararika iyo urimo uraganira n'inshuti yawe kugira ngo ikiganiro cyanyu gikomeze kigende neza? Mbese ni ibiki ukora cyangwa n'iyihe myitwarire ugira iyo uri kumwe n'iyo nshuti yawe magara? Nk'uko ikiganiro ugirana n'inshuti yawe utacyanditse ahantu cyangwa ngo ugifate mu mutwe, ni nako n'isengesho riba rikwiriye kumera. Nta magambo yanditse ahari umukristo agomba buri gihe kugenda abwira Imana mu isengesho rye. Yesu we yarabishimangiye muri Matayo igice cya 6:7 aravuga ati, namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani babigira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Hari abantu benshi bafashe amagambo bandikiwe akaba ariyo masengesho yonyine bakoresha, ariko ibyo ngibyo ntibihabanya n'ukuri kwa Bibiliya. Nk'uko inshuti yawe muganira ibintu bigezweho muri icyo gihe, uko wiriwe, uko waramutse, uko byagenze uwo munsi, n'ibindi, ni nako ukwiye kuvugana n'Uwiteka ntacyo umukinze mu byakubayeho uwo munsi. Isengesho si umuhango, ahubwo ni ugusabana n'Uwiteka. Iyi nshuti magara yifuza ko tutayishisha, ahubwo tukaba umwe, tukayibwira byose nk'uko umwana mutoya abwira byose umubyeyi. Nimba ushaka kuba umukristo mwiza nyawe, fata umwanya wawe n'igihe cyawe uhora usenga Uwiteka. Tugirwa inama y'uko byaba ibintu bihoraho, wibikora rimwe ngo uhite urekeraho, kuko kuba umukristo ntago ari ibintu biba umunsi umwe, ahubwo uko dukomeza tubana n'Imana, twegerana n'Imana, tuganira nayo, niko ubwiza bwayo bukomeza busaba muri twebwe. Ibibazo bitatu ni ibibazo by'ingenzi. Mbese uheruka kujya mu materaniro cyangwa muri misa ryari? Mbese uheruka ryari gufata umwanya ku giti cyawe ugasenga Uwiteka wiherereye? Mbese Yesu Kristo cyangwa Imana ni inshuti yawe? Ndakwifuriza kuba umukristo nyawe kugira ngo ubwo Yesu Kristo azaza tuzibanire. Mu izina rya Yesu, amen.